Abakunzi ba General Knowledge Infotainment tubahaye ikaze muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ndibaza ko iki nicyo kiganiro cya mbere muri uyu mwaka. Turabashimira cyane kuba mwaratubaye hafi mu mwaka w'ibihumbi 2022. Mwarebye ibiganiro byacu, mwaduhaye comment, twarabyishimiye cyane. Kugeza kuri isa rero chaîne yacu ikigendereye no kubagezaho ubumenyi butandukanye mu buryo bwa documentaire no mu buryo bundi bw'ibitekerezo. Kugeza kuri isaha rero tugiye kuzajya tuganira kuri topic zimwe ku bintu bikunda kugaruka muri societe zitandukanye ku isi. Nanone ni topic cyangwa ideas zibaha ubumenyi ku bintu runaka bibera kuri isi dutuye. Muri iki kiganiro cya mbere aho tubaganiriza ku bitekerezo bitandukanye, tugiye kugaruka ku kintu bita amoko. So amoko turavuga abirabura aka abanyafurika, none tuvuge ku bazungu. Iyo tuvuga ku bazungu tuvuga kuri westerners, ku batuye muri Europe n'abatuye muri Amerika. Turaganira ku kirero. Kuri uyu munsi turaganira ku kintu ese koko hari itandukaniro riri hagati y'umwirabura cyangwa umunyafurika n'umuzungu. Ni kubera iki turaganira kuri iyi topic? Ndibuka mu minsi yashize ubwo nabandi hamwe n'abavandimwe fellow brothers muri Afrika urungano, hari topic twagiraga ariko ikanshegesha cyane. Majorite y'abagenzi banjye barambwiraga ngo umuzungu ntabwo ari umuntu, ati umuzungu nta hantu ahuriye n'umwirabura, ati ati haba mu mitekerereze haba mu migirire, ati umuzungu donc ntabwo ari umuntu, nta ahuriye n'umwirabura. So icyo kintu kubwanjye nge nakunda kukirwanya, sinzaho izo mbaraga zaturuka, nkavuga nti twese turi bamwe. Ariko bikarangira bansinze kuko baragaragaza ati dore abazungu bakoze ibi, abazungu bagize kuri ibi, ati ariko rukati ati reba twe nyine hari n'umwanditsi wo muri Afrika wabihuhuye aravuga ati umunyafurika utarigeze unavumbura n'urushinge, So tugiye kuganira kuri icyo kintu. Ese koko hari itandukaniro riri hagati y'umuzungu n'umwirabura? Navuga ngo turi buze kugendera kuri experience nkeya nagize, ntabwo ari nkeya by the way, experience nagize ku bijyanye n'imibereho y'abazungu, imitekerereze yabo, imigirire yabo, noneho na experience nyine mfite n'abavandimwe b'abanyafurika b'abirabura, uko dutekereza, uko dukora ibyo dukora. So tugiye kurebera hamwe ese koko aba bazungu n'abirabura baratandukanye, ni irihe tandukaniro? Ikindi nanone tuza kuganiraho, ese ni kuki abirabura bishyira hasi iyo bahuye n'umuzungu? Iki kintu cyo murakimbabariraho, ni ibintu bikunda kugaragara hanze ahangaha. Hari umugabo wo muri South Africa bita Julius Malema, hari akantu nyine yatambukije kuri YouTube avuga ngo ngabirabura ngo dufite muri kamere yacu ngo we are naturally scared of white people. Nukuvuga ngo muri kamere yacu dufite ugutinya abazungu. Ati mfite aba bodyguard abirabura, atariko mfite n'umubodyguard w'umuzungu. Atariko iyo tugeze ahantu mbona nyine hari abantu nyine bashaka kuduha trouble, ati nohereza wa muzungu. Ati iyo abageze imbere, ati batangira kwisobanura, yewe bagasobanura ibisekuruza by'abanyina, ati n'ibiki byose, ati bakavuga amazina y'abaze n'abandi. Ati donc abirabura ati dutinya abazungu. So icyo kintu rero nicyo kintu tugiye kuza kugarukaho. Ikindi kintu tuza kugarukaho, ese abirabura ntabwo bafite ubwenge bumwe n'ubw'abazungu? Ese ni gute umwirabura yakwitwara cyangwa umunyafurika yakwitwara igihe ageze ahantu hari abazungu, igihe ari muri environment irimo abazungu, haba mu kazi, haba igihe babazungu baje kudusura muri Afrika? Murabizi bajya baza tugatambuka ku mihanda tubapepera, bajya baza tukarekereza ibiganza tuteye amafaranga. So tugiye kureba hamwe ni gute umuntu yakwitwara muri environment irimo abazungu. Ugiye uri mu bazungu ni gute wakwitwara? Donc nibyo nyine tugiye kureba hamwe. So reka duhere ku kintu cya mbere. Ese koko hari itandukaniro riri hagati y'umuzungu n'umwirabura? Iryo ngiye gutanga ni ibitekerezo byanjye, kandi namwe ababashe kugira experience n'abazungu mushobora kubishimangira. Ngewe nemeza ko nta tandukaniro riri hagati y'umuzungu n'umwirabura.
icyambere, umuzungu n'umwirabura, imikorere, imitekerereze ni bimwe. Ese ku bijyanye n'ubwenge ho bimeze gute? Ni ukuvuga ngo umwana w'umwirabura n'umwana w'umuzungu ubashize mu ishuri rimwe, ukabaha opportunities zimwe, ibyo umuzungu yavumbura n'umwirabura yabivumbura. Iki ngiki gikuyeho ya mitekerereze ivuga ngo ngo abazungu baraturenze. Aha ngaha icyo bisobanuye ni iki? Umwirabura cyangwa kimwe umunyafurika n'umuzungu wavukiye i Burayi, imitekerereze yabo ni imwe, ubwenge ni bumwe, ahubwo noneho ikibatandukanya ni opportunities, ibintu babona bibafasha kugera gutera imbere, haba mu myigire, noneho haba n'uburyo babayeho mu miryango yabo. So umuzungu abona buri kimwe cyose, abona izo computers, abona ibitabo, abona abarimu bamufasha kwiga neza, bamukurikirana, ariko ku mwirabura ntabwo abasha kubona ibyo ngibyo. So ni ukuvuga ngo rero niba abantu babiri bashize muri ntuza environment zimwe, nta kivuyeho ku mwirabura, nta kivuyeho ku muzungu, noneho resulta, final results, ni ukuvuga ngo icyo babasha kumarira sosiyete ugasanga ni kimwe, ba bantu nta tandukaniro bafite riturutse ku kuba ari abazungu cyangwa ari abirabura, ahubwo itandukaniro naho bakurira. Ku bijyanye noneho n'imyitwarire, kuko nacyo ni ikintu twagarukaho ati reba, hano benshi banabivuga hanze aha ngaha, African people, black people are crazy, ngo abanyafurika abirabura ngo bari crazy, ntabwo ariko bimeze. Buriya n'ikindi kintu bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Ni ukuvuga ngo uko abantu babaho muri sosiyete yabo, uko ababyeyi babitaho, nanone bigira influence kuri outcome, ku kintu bazagira bate, ku kintu bazageza kuri sosiyete. Reka duhere ku bazungu. Ni ukuvuga ngo abazungu bo, imiryango ikomeye y'abazungu, navuga nka hano muri Amerika, hari abo bita aba conservative n'ibiki byose, bafite abana babo, bafite uburyo bwo kubarera, uburyo bwo kubaha values, uburyo bwo kwitwara muri sosiyete hanze aha ngaha, uburyo bwo kubasha gusettinga goals. Ibyo bintu bo barabizi, noneho babasha kwigisha abana babo uburyo babasha gukurikiza izo set values, iyo myitwarire hanze aha ngaha. Niyo mpamvu uzahura n'umuzungu usanga ahantu nyine, nabonye mu mashuri ari very decent, mu mashuri nyine, mu mashuri yiyubashe nyine y'abo bazungu, uzasanga hari ibintu badakora, ariko usange mu yandi mashuri barabikora. Biragoranye kugira ngo uzabone umuzungu asimbukira mugenzi we, akamutuka akagira ate, biragoranye kugira ngo uzabone nyine uwo mwana w'umuzungu mugenzi we amukandagiye, ubundi igisubizo gihite kiba kumusubiza amukubita ingumi. Ndavuga aho ngaho nyine si ukuvuga ngo hari n'abazungu babikora nyine, bose nyine icyo twabonye, ikintu kibatandukanya ni background, uburere babonye. So ariko rero niba ukuriye muri environment, reka twere ku ntuza ku ruhare rw'intuza rw'abirabura, niba ukuriye muri environment ifite ubushobozi bukeya, ababyeyi ntibabona umwanya bwo kwitaho kuguha za values ukeneye muri sosiyete, birirwa bahasorenga bashaka amafaranga, birirwa bahasorenga bashaka ubushobozi, icyo gihe nugera muri sosiyete runaka, ntabwo uzamenya uburyo bwo kwitwara. So nutamenya uburyo bwo kwitwara, ikintu contribution yawe uzagira kuri sosiyete yo kwize, haba mu bintu by'ukora, ntabwo izaba ari nziza. Nicyo cyagiye nyine, niba utarabonye ubwo burere bwo kwihangana, bwo gusettinga values, nicyo gihe nyine umuntu azagukandagira, uhita umusubiza n'ingumi ityaye cyane, kurusha uko wavuga uti I'm sorry, excuse me, things like that. So byose biterwa na background umuntu yakuriyemo. So niyo mpamvu rero tutavuga ngo natireroma umwirabura n'umuzungu baratandukanye. Twavuze ku bijyanye n'ubwenge, noneho tuvuze ku bijyanye n'iki, n'imikorere, n'imitekerereze, n'imigirire muri sosiyete hanze aha ngaha. Dusanze ko iyo migirire ituruka kuki, kuri bwa burere bw'ababonye hanze, babonye mu miryango yabo. Ni ukuvuga ngo dufite abirabura cyangwa abanyafurika, tuvuga abanyafurika kuko Afurika ni intuza, ni isoko y'umwirabura. Dufite abanyafurika bafite za values abantu benshi ba appreciatinga ku bazungu, sibyo? So ibi biragaragaza ko rero imigirire, ubwenge ntago bituruka ku kuba dufite uruhu rwirabura, ntago bituruka ku kuba bafite uruhu rwera, ahubwo bituruka ku bintu byinshi banyuzemo, ibintu buri wese ashobora kugira gute guhindura.
natanga nk'urugero njyewe navuga ngo nakwitangaho nk'urugero kuko nabashe kugira amahirwe yo kubasha kuba muri environment y'abo bazungu. Urugero nagize mu ishuri nkabona ninjye mwirabura we njyenyine, ndiho nkora amasomo rimwe na rimwe wenda tuvuge nkabona nagize 95% mu isomo, noneho nkibaza ngo abazungu bo bagize 100%. So ibi byanteraga kwibaza se kuko isomo twese twaritsinze, noneho nkareba nkasanga hari abari kurira bati bati twatsinzwe tugiye gusibizwa muri iri somo, ugasanga nyine bagize munsi ya 60 hagize 50 n'ibiki byose. So icyo ngicyo byanteye kwibaza nkavuga ati nyamara imitekerereze rimwe na rimwe tugira ngo abazungu baraturenze ngo n'ibiki byose, nabo ni abantu. So ni ukuvuga ngo nageze kuri po yo kubona ko uri umuzungu uri umwirabura turi bamwe ku bijyanye n'ubwenge, imitekerereze turi bamwe, ahubwo ikibazo tugira ni exposure ku bintu bidufasha ku-improving ubwenge bwacu. Ku bijyanye n'imyitwarire rero naho nagize amahirwe yo gukorana n'abana batoya nyine b'abazungu, urubyiruko. Byandibuka nakoze muri restaurant, muri dining services y'ikigo ya kaminuza. Numva nyine nawe ndi hamwe n'abo bana batoya. Imyitwarire ni imwe. Uko umwirabura yakwibikira yakakijundika mu kanwa, naho niko nabo barakibaka kijundika mu kanwa n'ibiki byose. Uko umwirabura yajabura ibiryo, nabo niko babijabura. Ibyo byose narabirebye. Imyitwarire yabo nk'abana nabo niko bimeze. Ariko ibyo ngibyo ntivuze ko ntabwo ari ikintu kibi, ko n'utuntu dutoya buri mwana wese regardless y'ahaturuka ashobora ku-exhibit kugaragaza n'ibiki byose. Donc nibigaragaza iki ni kita rusange ku muntu, ntabwo ari kita rusange ku muntu wenda ngo umwirabura, ntabwo ari kita rusange ku muzungu. Donc n'utuntu dutoya tugaragaza ko duhuriye kuri cya kintu bita kuba umuntu, mbere yo kuvuga ngo uyu nguyu ni umuntu urenze ugeze kuri uriya rugero, ngo uyu nguyu ni umuntu uri hasi kuri uriya rugero. So iki ngiki rero tukivuyeho, hari n'ibindi byinshi namwe muzambwira muri comment, hari ibindi byinshi ushobora kugenda ukavuga uti umuzungu n'umwirabura nta hantu batandukaniye. Icyo batandukaniyeho ni background, uko bakuze, uko ababyeyi babo babacutinze. Namwe muzambwira muri comment. So noneho dukomereje ku kintu bita ni gute umwirabura cyangwa umunyafurika yakwitwara ageze muri environment y'abazungu. Fellow brothers and sisters, mwagize amahirwe yo kuba mukorana n'abazungu, mubana nabo. Ndashaka kugira ngo mutange commentaire, mutange ibitekerezo, mubashe kubwira bagenzi bacu b'abanyafurika uko babasha kwitwara. Donc ni gute twakwirinda kwishyira hasi tugeze muri environment yabo? Ni gute twakwirinda kwishyira hasi mu gihe wa muzungu uvuye muri ibi bihugu byabo agiye muri Afrika deja gushaka ubuzima? Ni gute twakwitwara imbere ye? Ahangaha turahera ukuntu umuntu yakwitwara abagezemo nko muri bihugu byabo, muri Europe cyangwa muri Amerika. Icyambere, ikuremo ko umuzungu akurenze, ikuremo ko afite ubwenge bukurenze, ikuremo ko ibitekerezo byawe biri hasi. Numara kwikuramo ibi ngibi, uzabasha kugira gute gutanga ibitekerezo byawe uri confident, wihagazeho. Noneho ibitekerezo byawe ibyo bizatuma ugira utera imbere. So wikumva ko igitekerezo mugenzi watanze cy'umuzungu nicyo rwose. Oya ntabwo gifite kuba ukuri, gishobora kuba kiri wrong. So icyo uzakora, niba ukorana nabo, niba ubana nabo, kora analyse z'igitekerezo atanze, urebe koko niba ari byo. Wipfa kubimira ngo uvuge ngo nibyo. Oya, bishobora kuba biri wrong. Ahubwo nawe igitekerezo cyawe kikaba ari ukuri. Kuko byonyine kuba ari umuzungu ntabwo bimuha uburenganzira bwo kugira ibitekerezo nyakuri, So ikindi kintu rero, ni gute wakwitwara uri muri environment yabo? Turabibonye, wikwishyira hasi. Ni ukuvuga ngo ba confident, utanga ibitekerezo byawe uko ubyumva, utange na facts zawe uko ubyumva, nta kwita kuvuga ngo bongo bafite ibitekerezo. Zitange ba confident. Ibi ngibi bizagufasha iki rero? Ibi ngibi bizagufasha kwisettinga apart. Ni ukuvuga ngo bizagufasha kugira ngo wubake izina ryawe, kuko rimwe na rimwe iyo ugendeye ku bitekerezo byawe, ntutanga ibitekerezo byawe, bagira ngo uri boobs, bagira ngo nta kintu uzi. Ariko iyo utanze ibitekerezo byawe, kabone nubwo biragoye bitewe nuko cya kintu nyine cyuko twakuze bavuga ngo bazi ko umwirabura umuzungu
rimwe na rimwe biragoye kuba bakwa-appreciating igitekerezo cyawe sometimes ngo bacyadopte niba hari intuza hari project muri gukora, ariko nyuma bagitekerezaho, sometimes uzasanga bagitekerezaho bakakigarura mu bundi buryo, bakakimplementinga, bakagishyira mu ntuza mu bikorwa mu bundi buryo, ariko ari cya gitekerezo cyawe kabone nubwo batacya-appreciatinze ngo you know what, ngo ibyo uvuze nibyo tugiye gukurikira, finaloma nyine baguha some respect kuko baba bazi ko cya gitekerezo ari icyawe, kabone nubwo bakimplementinze bagitwistinze nyine kugira ngo bataguha ya credits n'ibiki byose. So nukuvuga ngo iba wowe. Ikindi kintu nanone navuga ngo gira umwihariko wawe, iba wowe. Donc wigerageza kubaho nkuko babayeho wigerageza no kuvuga sometimes nkuko bavuga, ariko nanone wenda tugerageza iyo urimo uri umuhashyi, kuko tuba turi abahashyi, iyo uri guhahamo ugerageza kuvuga icyongereza cyawo kugira ngo uborohereze kumva sometimes, ariko iba wowe ubwawe, kuko muri iyi ntuza aba bazungu bafite imico yabo, natwe abanyafurika cyangwa abirabura dufite imico yacu myiza, dufite imico myiza ni mibi, nabo bafite imico myiza bakagira nabo n'indi mico mibi. So gerageza kuba wowe. So nugerageza kuba wowe, ibi ngibi bizakudistenga muri bo, bazakubaha bitewe n'uwo uriwe. So iki kintu ni ingenzi rero, kuba wowe, tanga ibitekerezo byawe nta ntugunda, ube wowe kugerageza kuba bo, ko nibo nawe ni wowe, ufite aho wakuriye nabo bafite aho bakuriye. So ibi nibyo rero nabagezaho by'ingenzi byafasha kugira gute kubasha kuba muri environment yabo, wumva ko uri umuntu kimwe nabo, numve ko muri ku kigero kimwe. Noneho se ni gute wakwitwara igihe babazungu baturutse mu bihugu byabo baje muri Afrika gukora utuzi dutandukanye? Niba baje sometimes wivuga ngo yes man, yes sir. No, they are not always right. Ntago buri gihe baba bafite ukuri. Ni ukuvuga ngo nawe ufite ikintu wababwira kikagira gite, kikabunguraho ibitekerezo, ibyo bavuze byose ntabwo ari ukuri. Hari experience nagize, naganiriye agakobwa gatoya, gatoya n'umukobwa nko mu myaka 25 nyine yaravuye muri Afrika. Nawe se, what was your experience in Africa? Yaravuye muri kimwe mu bihugu bya Afrika. How did you see the population there, in terms of, gute wumvaga wabashije kubona abaturage nyafurika mu bijyanye n'imikorere, imigenzereze, imitekerereze, hari ikintu kimwe yambwire kirambye ukuntu arambwira ati ati sometimes they are not ready to give you a challenge, ntago babiteguye kugira gute guchallenging ibitekerezo bya batete byuvuze byose, ati buri gihe baratekereza baravuga ngo nibyo ibyo uvuze bitewe nuko uri umuzungu, baravuga ngo nibyo atari ikintu cyambabaje, ati ukagenda ukasanga umuntu uri very well educated, ushaka gusanga ari usanga ari umudoctor, ariko nyine ako kana gaturutse mu bazungu nyine, ashobora no kuba ari umuzungu w'umuhomeless, ariko bitewe nuko yambaye neza agiye muri Afrika, none agahura na wa mudoctor nyine twubaha, cyangwa umunyeshuri uzi ubwenge twubaha, ugasanga ako kana ikintu kavuze cyose yes ma'am, yes sir. No, kuba ari umuzungu ntabwo bimuhaye kuba ibitekerezo atanga ari ukuri. Kuba uri umwirabura ntabwo bivuze ko ibitekerezo byawe bitari ukuri, ahubwo ibitekerezo biba ukuri bitewe n'iki na facts utanze, cyangwa bitewe n'uko ugaragaza uburyo ibyo bitekerezo bishobora kubageza kuri target runaka, cyangwa kuri result runaka, kuri ultimate goal. So nukuvuga ngo rero niba baje iwacu muri Afrika, mufata nk'abantu basanzwe, muganira n'ibitekerezo, mukonfrontinga n'ibitekerezo, atari kuvuga ngo yes sir. Ubutaha tuzagenda tureba ibindi bintu byinshi, ibindi bitekerezo byadufasha gutera imbere, haba mu mitekerereze no mu migirire. Mwakoze cyane gukurikirana iki kiganiro cyacu, ntimwibagirwe no gukora subscribe, muduhe comment, muzajya muduha na comment z'ibitekerezo twazajya dukunda kwibandaho. Murakoze cyane.